babana nge kubona mbona buri wese agarutse avuga mu ndimi uje wese ankora mu mutwe ambwira ngo Imana irakwambitse hawigeze ambwira ngo iranyambitse ahubwo barambwiye ijambo rikomeye ngo Imana iguhaye inkoni y'ubushumba ibyo nagiye gusaba ntigeze bimbwira ku myaka yawe 16 bamwe ngo Imana iguhaye inkoni y'ubushumba Imana iguhinduye umuntu uzabwiriza isi abana barahanura nkavuga ngo aba bana bimo barambwira icyo nari nkeneye kumva mu matwi yanjye yari ikabutura n'umupira by the way n'inkweto turasoza bakanuye abatipe badukubita amatara n'imbunda no kubatunga imbunda nababwira ati bano ntimubakoreho mu nkubite ninjye wabazanye ninjye wabazanye nje gusengera ikabutura n'umupira mu nkubite deri zo mushoboye zose ariko ntimubakoreho ngaha ahantu umuhamagaro wo gukorera Imana watangiye uwari ubayoboye umwe mu bari bahageze ijambo ryo gusengera ikabutura rimugwa mu gutwi noneho uwari wamaze kwinjira hafi n'amazi yankutuje abanaze gutya mu gihe undi agiye gukubita uwari wayoboye abwira ati musigeho namubwira ati uvuze ngo iki ninjye wazanye bano bantu ngo baze kumfasha dusengera ikabutura mbona ikabutura yo kwambara n'umupira kubera ko bampagaritse mu rusengero umuhamagaro wo gukorera Imana warandiye ngeze mu myaka 15 nari nyoboye korali ndabyibuka turi busohoke korali turi busohokera ahantu bita mu Gakoma twagiyeyo na korali Ebenezeri turabashyitsi njya gutira mugenzi wanjye ikabutura n'inkweto nzajyana muri soroti kuko giye najyaga ku rusengero nambaye ingutiya ya mushiki wanjye nta kindi nahise kwari mu bihe bitari byiza mu ivuka ryanjye niho naje kumenya amakuru y'ivuka ryanjye nge navutse mama na papa bakoze bagiye inama yo kujya muri Onapu ntago nari nzi ko umuntu yagiye umuceri ngo awuhage babaga baturutse ahandi ugasanga hari abantu tutanazi iyo baturutse ariko mu rugo ko bagaturi benshi turi kipe nini kuko ndanabyuka mu rugo mama ntago yavugaga bya bindi ngo aradura ibyo kurya ngo afate ngo umwana yamushyiriye hari yasuka ku kintu cy'igiparato cya ku nkoko mwese mujye aramurye utazi gutera itamanye n'ubyo biramureba tugereyo bakire korali nitaye ingutiya nambaye ninjye wagiye gufata mikoro bwa mbere cyane ko ari bwo bwa mbere ko dusohokeye ahantu hari ibyuma numvaga ashaka gufata kuri mikoro ni nanjye bari byemereye nka dirija kuza kuziha abandi nk'umutoza wa korali ndabahaye microphone rero turaririmbye Yesu we noneho nadirija najyana amaboko nadirija ingutiya nayikikata sinakubwiye inzara rero ngiye kugira ubwo nafashe nkajya afata ibigori nkajya acuruza ibigori kugira ngo ntunge umuryango kuko n'uyu munsi wanjye mfite abana benshi nkafata ibigori nkabiteka ndi pasiteri nkabizana muri sateri hano muri video hamwe mpagana arambwiriza ubutumwa nkanyuranamo ibigori ndimo mbicuruza mu ndobo tukabona ayo bugari Zaburi ya mbere. Yes, turabashuje inshuti z'umusaraba mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Tubahaye ikaze kuri Zaburi ya mbere TV. Turabakunda murabizi, turabishimira. Dushimye Imana uyu munsi duhaye umwanya mwiza, ikirere cyiza cyo kongera kuri imbere ya kamera za Zaburi ya mbere TV. Ariko igikuru dushimye Imana ko iduhuje n'umukozi w'Imana. Hari abantu bamuzi, hari abatamuzi. Pastor Yesu ashimwe cyane. Sahimbazwe. Imana akwishimire. Amina nanjye tuguhaye ikaze kuri kamera ya Zaburi ya mbere TV. Murakoze cyane. Ntabwo ndi bukuvuge uraza kwivuga. Nshimira abantu mudukurikira umunsi ku munsi kuri kamera zacu kuri Zaburi ya mbere TV. Nimba utarakora subscribe uyikore kugira ngo tujye tubasha kubana mu biganiro tubategurira iminsi yose. Kandi umuntu udukurikira agatanga komanteri ku biganiro dukora, hari abantu dukunda guhura bakambwa bati courage turabakurikira. Imana ibahe umugisha, Imana ibahe umugisha. Ujye ukora share ku nshuti zawe, nimba ikiganiro cyagufashije ukoreshe ya tubashe kwamamaza ubwami bw'Imana dufatanyije. Imana ibahe umugisha. Twakiriye umukozi w'Imana karibu. Murakoze cyane. Yes. Hari abantu bagukurikiye ari ubwa mbere, hari n'abataguherukaga, watangira ubibwira? Okay, murakoze cyane ndabasuhuje bene data, dusangiye urugendo wo gucungurwa n'umwami wacu Yesu Kristo. Pastor Nzabinde Emmanuel, uyu munsi ntago ngira Nzabinde Emmanuel gusa,
nta nubwo nyine umwambasaderi gusa hageretseho n'irindi Papa Samuel. Wow. Papa Samuel izina rifite icyo rishatse kuvuga Yes. cyangwa se izina rifite amateka. Papa Samuel byaje Yeah. gitego. Mu myaka mbere n'ubuhamya turabivugaho ariko ndabasuhuje mbifuriza kugubwa neza aho muherereye hose. Yes. Aho wicaye ugifungura ukumva iyi message tangira ubwire Mwuka Wera ngo byose urabikora ubwo ari wowe washyizeho kuma iki gihe ngo mbe nyirimo urabikora. Amen. Ndabanezerewe rero. Imana iduhana umugisha. Amen. Pastor je twaherukanaga turi ahantu ku mubatizo. Yego. Wari ufite ikoraniro ry'abantu benshi cyane. Yashimye Imana kuguriya munsi. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo umwe yabonetse impundu ziravuga mu ijuru. Amen. Ikindi ngo iyo abana b'Imana bateranye ibitabo birabumburwa n'ikindi gitabo cy'urwibutso kikabumburwa bakandika. Bikandikwamo. Uyu munsi duteranye mu izina rya Yesu. Ijambo ry'Imana rikavuga ngo aho babiri bateraniye nzuduruka mbi hagati muri bo. Umwuka Wera azaza abe hagati muri bo. Turagira ngo mbere yuko dukomeza usenga Imana hanyuma dukomeze. Nyemerera nawe utufata kano kanyu gaprofite dusenge tugushimiye umugambi wawe mwiza mwana tuguhaye icyubahiro Mwuka Wera. Kristo uri Imana nzima, uri Imana yo kwizegwa kandi isi tarabaho ibihe bitarabyara mama na data batarahura ruzi ko uyu munsi itarike tuzaba twicara kuri iyi kamera turimo tuvuga komera ko imbaraga zawe nyinshi. Turavuga amakuru y'ibyo twiboneye n'amaso yacu, turimo turahamya imbabazi zawe twabonye, turabigushimiye uhabwe icyubahiro. Niyo mpamvu rivuga butumwa turarisengeye, dusengeye bene data bakurikiranye rivuga butumwa bahabwa umugisha kandi reka buri muntu wese uganire n'ingo nimugoye. Urakoze kuri Imana ibyumvishije tukuragije iki kiganiro kibemo nk'Imana senze nizeye mu izina rya Yesu. Amen. Imana duhana umugisha. Ari nkivuga nti kuri Muhazi hari habereye igiterane kinini cyane abantu babatizwa babohoka bihana bagira ati naje kubona abatanze n'amahirwe uwo munsi umuntu utari waragera ku utarakandagira mu rusengero utarize ku gice wumvisha ubuhamya uwo munsi hihanye abantu benshi bahita banabatizwa. Hari abantu rero bagukurikiye bakubonye uriya munsi batajya kwataza umuntu ko tubona agaragara nk'umwana umupasiteri umukozi w'Imana avumbutse hehe ukoresha igiterane kingana gutya abantu bangana gutya. Hari abantu bashaka kumenya pasiteri Nzabirinda ni muntu ki, background yawe ni iyihe, ubundi uvuka hehe, uturuka hehe, umuhamagaro wawe ni uwuhe, watangiye ryari? Ndagushimiye cyane. Murakoze cyane. Yanjyewe ubundi kavukire yanjye ni Nyamagabe Igikongoro. Niho data na mama bambyariye, mvuka mu muryango w'abana 9. Ndi umwana wa 9 kandi urumva ndi umuhererezi. Mwivuka ryanjye niho naje kumenya amakuru yivuka ryanjye. Je navutse mama na papa bakoze bagiye inama yo kujya muri Onapo. Bajya muri Onapo muzehe na mukecuru umva bavuye mukecuru niwe wari ubizanye bwa mbere mu gace kwari dutuyemo cyangwa se batuyemo. Onapo niwe yadukanye kujya muri Onapo bwa mbere. Umva yarabyaye abana 8 kandi papa afite abagore 2 noneho bajya inama ati yaba bana nishugende ujye muri Onapo cyane ko papa yakoranaga n'abanyabuzima cyangwa se yakoranaga n'ikigo nderabuzima. Noneho rero ibyo bintu urumva yabyigishwaga cyane umunsi ku wundi nawe abyigisha n'abandi. Ajyana na mukecuru ajya muri Onapo. Urumva bavuyeyo umusaza n'umukecuru bangugwagwa sana abo nta kibazo cyabo kugwagwa ntacyo bababeshya. Binywereye ugwagwa mukecuru na muzehe bazi ibyo bakoze. Kumbi Imana ifitemo umuntu witwa Nzabirinda. Ubwo rubuto ntaho durajya. Nawe uzabyara Samuel. Kandi ikindi cyakabiri uzabyara abana bo mu mwuka. Uzabwiriza isi ya none yo muri kino gihe turimo ubutumwa bwiza. Uwo muntu agura urubuto ruri mu nda kandi Imana ruvuzeho ko Satani na Stazi batarashakana bataranamenyana. Ivuga ko hari urubuto rwa 9 ruzaza mu mbuto bazagira. Bo ntibazi ayo makuru ariko Imana irayafite mu gitabo cyayo. Nongera itena nakubwira kano kantu wowe uneza amatwi iby'Imana yanditse muri dosiye y'ubuzima bwawe. Ni wabisengera ngo biveho ahubwo wavuga ngo ibihe byabyo. Mana ubinzanire bugufi. Kandi nkomereza. Mama namuzehe ibyabo ntuze kumbaza ubwo urabyumva ibyabaye. Hashizeho iminsi umukecuru nibwo yaje kumenya ko atwite. Ndavuka banyita Nzabirinda Emmanuel. Banyise Nzabirinda. Bamwe nijyo nabatijwe.
ngiye kubatizwa nanjye naravuze ngo nitwa Emmanuel. Noneho mva ngirukira Gikongoro njya mu itorero rya ADEPR, niryo nabyukiyemo ndi umwana muri Sunday school. Najyaga njya muri korali mvuye kwahirira inka afite mu myaka yanjye 7 8, nyoboye korali y'abana yitwaga Bakura Basanga Yesu. Natangiye kuyobora korali ifite imyaka yanjye 8 9 yitwa Bakura Basanga Yesu. Muhamagaro wanjye wo gukorera Imana ndi umuyobozi uratangiye mu myaka 13, kuko ngiye mvuka mu rugo rwa rugo rukenye sana, rukenye kuko ndabyuka mu myaka 13 nabatijwe mfite imyaka 11 ubwo nagiye mu mazi menshi barambatiza njya kubatizwa. Nagiye nambaye umupira muremure, ubwo agakabutura sikari ngombwa kubera ko nta kari gahari nyine. Noneho tujya kubatizwa, umubatizo ubusanga ngiye rero nanakerewe ko twaturukaga kure, sanga ninge bategereje nabatijwe nyuma y'abandi kubera ko naturukaga kure. Muhamagaro mwinjiyemo gukorera Imana muri korali, mbaye muri korali, mva muri korali y'abana njya muri korali y'urubyiruko yitwaga Ebenezer. Mvuye muri korali y'Abakura Basanga Yesu njye muri Ebenezer korali y'urubyiruko, nayo ndagenda nyinjiyemo nyibera dirije wa korali, nyibera umuyobozi. Mu myaka 14 niko ubukene burushaho kutubera ubukene mu rugo, muri famiye. Kamubwire ngo niba hari ikintu nabonye kiryana, inzara iraryana. Uretse ko nubwo inzara iryana, nta kintu kiryana kurusha kutabyara. Ni ibintu bibiri byose nabinyuzemo. Ibigeragezo birarutanwa, ikigeragezo cyo kutabyara cyo ndeka nkomeza bene data, nkomeza abamama batarabona umwana, kandi mbabwire ngo mwihangane yamumpaye iracyabafite. Kangaruke turaza gukomeza tuwavugiye aho hantu. Rero tuza ntago nari nzi ko umuntu yagiye umuceri ngo awuhage. Oya, ntago nari mbizi gose. Ntago numva ngo mwaryaga umuceri kuri Noheli. Mwana nabwo rimwe ari mano. Ngo inyama kuri Noheli kwari kugura ikiro, kandi urumva mu bana noneho mu rugo iwacu abana 9. Noneho mu rugo iwacu ntago kuva nabyiruka sinahasanze hari abana bake. Iyo habaga hari bake mu muryango wabaga ari 15 bari mu rugo aho ngaho, n'abandi pana muri famiye babaga baturutse ahandi. Ugasanga hari abantu tutanazi iyo baturutse, ariko mu rugo ko bagatuye benshi turi kipe nini. Kuko ndanabyuka mu rugo mama ntabwo yavugaga bya bindi ngo aradura ibyo kurya ngo afate ngo umwana yamushyiriye hari yasuka ku kintu cy'igiparato cya ku nkoko. Mwese mujye aramurye utazi gutera itama nyine ibyo biramureba. Ntabyo gutera itama no kugira gute. Nyine ngutera nyebo. Ntabyo kuvuga ngo wowe ngo baza udafite janjarini urushyirunini ngo we nguraza kuvuga ngo baragushyira ku ruhande wapi. So mba muri ubwo buzima mu myaka 10. None se pastor ubwo nk'umwana wabaga bihiye adahari. Iyo baga bihe dahari nyine wenda barakuzigamaga, ariko urumva ubundi byabaga bizi isaha zacu twese kabaga tuzizi kabisa. Saha zo kujya gufata rashi kabaga tuyizi, kuko nyine kabaga tuzi ko nta bigiye bihari twagomba gusangirira hamwe tukarindana. Twararindanaga kubera ko nta byari bihari. Twari mu buzima bukomeye, kuko ngiyewe najyaga numva nk'abantu baganira ngo mwana ngo hari ikintu bita amatoro baryama. Bwizubu icyo se ni igiki? Kavuga ati wa byange bikunde nanjye nzamenye ikintu bita amatora nzakibona tu. Nkajya mu rugo rw'abakire ngo ndiye ko nakibona nkavuyo nakibonye. Rimwe ndakibona sinamenya ko ari matora, ariko ndakibona nyine mbona bagisohoye hanze. Ikintu kimwe nababwira ni kimwe, Imana nta itakuvana nta itakujyana. Muhamagaro gukorera Imana warandiye ngeze mu myaka 15 nari nyoboye korali, ndabyibuka turi busohoke. Korali turi busohokera ahantu bita mu Gakoma, twagiye na korali Ebenezer turabashyitsi. Njya gutira mugenzi wanjye ikabutura n'inkweto nzajyana muri soroti, kuko giye najyaga ku rusengero nambaye ingutiya ya mushiki wanjye, nta kintu nahise kwari mu bihe bitari byiza. Ngiye kumutira arambwira, yari kwa data wacu, ambwira ijambo rikomeye, arambwira ngo wagiye umenya wo mureshya urantira wewe nzagutira iki. Ubwo arafite imyaka ingahe? 16. Ambwira wamba bari kwejo dufite sorute ko nzitwara ariko imyenda yaguse ko nta kibazo na kimwe zagira. Baragushutse bana. Natashye ndira mbwira Imana amagambo akomeye,
buri Imana ntihindurwa n'ibihe cyangwa we wayitera umuryango. Abantu bivumbura ku Mana mwarakishe. Iyi Mana nta bwoba igira. ntago bika Reka umuhanuzi aritera aribwira ngo sigaye ndi jyenyine. Yaramubwira ati ariko nawe uri muntu ki? Timubwira ngo byukunywe undarye ukomeze urugendo vana indura. Hari ibihumbi birindwi bitarapfukamira Bayali. Kamubwire kuba itaraguhereza icyo uri kuyisaba wiyitera ubwoba ngo urayivaho. Imana nta bwoba igufitiye ngo nugenda. Hariyo abandi barenze ibihumbi bari mu nzira baza kuyikorera. Ndakubwiza ukuri pe, aho rwose nkubwire ngo icyaba cyiza maramaze ugumane nayo. Narasenze ndayibwira ndi mu nzira ndimo nahanda bwa Mana kubizi mu gitondo njya muri korari bingoye ko nkora umurimo wabinduije kwicyo utama imyambaro iranyihorera. Tujya muri sorote nambaye ingutiya ngenda inyuma y'abandi nabahaye intera kugira kubera ko numvaga nanjye ubwanjye mfite ikimwaro. Riti ndi umuyobozi wawe nabwiye ndasigara ati ntibishoboka. Ndabombeka turagenda tugezeyo dukora konse noneho kubera ko giye umuhamagara Imana yampamagaye ntabwo bije uyu munsi giye umuhamagara Imana yampamagaye nyiri umwana iyo ninjiye mu murimo wayo bibiye hari ibihumbi ijana habe hari igihumbi habe hari abantu babiri habe hari batanu numva nta kindi nyiri ubwo ndavuga Kristo ibindi bisigaye Uwiteka azigwanirira. Ntabwo ndibuze kureba ibindi ubwo nyine ndinjira mu mvuga Imana. Tugereyo bakire korari nitaye ingutiya nambaye ninjye wagiye gufata mikoro bwa mbere cyane ko ari bwo bwa mbere ko dusohokeye ahantu hari ibyuma numvaga ashaka gufata kuri mikoro. Ni nanjye bari byemereye nka dirija kuza kuziha abandi nk'umutozo wa korari. Ndabahaye microphone rero turaririmbye Yesu we noneho nadirija najyana amaboko nadirija nayo ingutiya nayo ikikata nayo yakwikata abantu bose bagakomera. Dukora ivugabutumwa abantu barakizwa. Se pastor ubwo ntibagira ngo naga comedy urimo gukina cyangwa ni new style wazanye nyine kugira ngo ubashimishe. So ntago je nigeze nita kubyo bavuzeho cyangwa kubyo barebye. Ni kuvuga ngo target yanjye kwari kubwiriza kandi twasoje abandi bagiye kubakira n'abayobye ko sinashaka kuza kumbaza impamvu naje nambaye ingute nari ifite icyo gikomere nari ngifite narakigendanye. Ndabasize turatashye ku cyumweru kivuye tuvuye muri sorote turarimba ku rusengero. Niba hari ikintu kijya kigaruka ariko maze kugenda ngikira ariko ubundi imbere cyarangaruka nkaturika nkanarira. Twavuye muri sorote turi ku rusengero turimo tudirimba dusoje amateraniro njyana mirasigaza isigaje wa mbere atangiye kuvuga ngira ngo umwuka wari yabamanukiye bagiye kungurira imyenda nk'umwana wabona ubafashije umurimo kandi ko nari mfite nanjye inkingi nyoboye aho hantu Imana ari impaye inkoni yo kuyobora iyo korari kandi yaranyumvaga cyane. Uwa mbere ati pastor mudahagaritse nzabirinda ibi bintu ntabwo ari byo ngiye ntirirema nzabindira dusebeje yambaye ingutiya ari umugabo ari umuhungu undahaguruka gutyo yampaye nka Yesu turi ku mutwe shaka ko aho twari twicaye ubutaka bwa kwasama ngo bumire biranga. Nibaza igitumye nitabye iyo njyanama numva biracanze umwanya wo gufata umwanzuro ngo bavuga tutireka tukumugurira ikabutura kuko ntago nambaraga ingutiya ikabutura nayisize. Oya sigaho hari nanisize. Ikintu cyabaye aho ngabo bafashe umwanzuro bambwa ati turaguhagaritse igihe kitazwi kugeza igihe wakosoreye bino bintu. Nasohotse muri biro mvuze induru kudari nari nyobeye kundi kuko twarakundanaga narabigishije ikintu bita urukundo nubwo nyine bitewe n'agace hari n'igihe bureka nkubwiye buriya n'abanyacyaro bagira ibintu by'umwihariko byo kutabanza kureba ariko ubundi umuntu tugendana n'indi ivuga butumwa giwe rimeze gute kuko nabo uko byari byose mu bukene bafite ni bari kubura ukuntu birundanya ngo bagure ikabutura bahereze dirija wabo ariko ibyo byari bibahishwe mu maso ariko naje kubabarira ni igihe cyari cyagomba gutegura ubuhamya nzatanga. Uzi ko igihe kikwiriza ubusa ibiryo umuturanye ari kubimenera ingurube igihe cyakwiriza ubusa ukamara iminsi 3 utajya udashyira inkono kuzikwa bizi kandi yewe anahagaburira abaturutse ahandi kure ariko kuko wewe Imana yavuze ngo igihe cy'inzara cyageze iwawe igakinga ntihagire n'umwe ukugirira imbabazi. Iri jambo ndarisubiramo igikinga ntihagire ukugirira imbabazi atari ukubera ko abantu bose batafite ukugirira imbabazi umuntu yanakubona akabona ubifite kandi nta na kimwe gihari. Ibahisha amaso yo kuba bangurira bateranya ngo bangurire ikabutura barampagarika maze kumpagarika nibwo nize gusenga mu maso nibwo nagiye gusengera mu mazi bwa mbere njyana n'abana 2 3 nanjye wa 4 bana 2 b'abakobwa n'umwana w'umuhungu tugenda turi bane tujya gusenga dusengera ahantu munsi hari ikigo cya gisirikare twinjiramo iwacu rero Gikongoro
amazi yaho arashoka, abashoka iyo imvura yaguyeho gato yanagutwara nta mikino. Tugiye mu isengesho turasenze karabaye, uretse ngubwira ikintu kimwe kidasanzwe, abana bigiriye mu mwuka, ngiyewe ndakanuye ndimo ndabwira Imana ngo nimi ikabutura, buri wese avuze mu rurimi, amazi atwara umwe sigara mpagaze nkanuye ngenyene. Barapfa cyangwa no, babigiriye mu mwuka uko bakoroye baryohewe no kuvuga mu ndimi, amazi nayo nikangura yajyanye. Ibyo gusengera ikabutura mbivamo n'umupira, mbwira Imana ati mpa abana b'abandi dutahe, bya bindi ndabyihoreye kandi nzagumya ngukorera. Ndasakuza kandi twagomba guceceka kubera ko turi hafi n'ikigo. Ndasakuza ngo wamana cya gisirikare, mpa abana b'abandi dutahe. Uko ndi gusakuza ijwi rirazamuka bararyumva, kigera mu gisirikare baramanuka. Mu gihe bari hafi kungeraho, hashize nk'iminota nka 15 nkiri muri iryo jwi, babana nge kubona mbona buri wese agarutse avuga mu ndimi, uje wese ankora mu mutwe ambwira ngo Imana irakwambitse. Hawigeze ambwira ngo iranyambitse, ahubwo barambwiye ijambo rikomeye ngo Imana iguhaye inkoni y'ubushumba. Ibyo nagiye gusaba ntigeze bimbwira. Ku myaka yawe 16 bambwiye ngo Imana iguhaye inkoni y'ubushumba, Imana iguhinduye umuntu uzabwiriza isi. Abana barahanura, nkavuga ngo aba bana barimo barambwira icyo nari nkeneye kumva mu matwi yanjye yari ikabutura n'umupira by the way n'inkweto. Turasoza bakanuye, abatipe badukubita amatara, amatoroshi no kubatunga imbunda. Nababwira ati bano ntimubakoreho mu nkubite, ninjye wabazanye, ninjye wabazanye nje gusengera ikabutura n'umupira. Mu nkubite deri zo mushoboye zose, ariko ntimubakoreho. Ngaha ahantu umuhamagaro wo kwita wo gukorera Imana watangiye, uwari ubayoboye umwe mu bari bahageze. Ijambo ryo gusengera ikabutura rimugwa mu gutwi. Noneho uwari wamaze kwinjira hafi n'amazi yankutuje abanaze gutya. Mu gihe undi agiye gukubita, uwari wayoboye abwira ati musigeho. Namubwira ati uvuze ngo iki? Ninjye wazanye bano bana ngo baze kumfasha dusengera ikabutura, mbona ikabutura yo kwambara n'umupira, kubera ko bampagaritse mu rusengero. Ni amagambo 3 nakoresheje. Wa undi yakuye amafaranga, ntumbaze sinibuka umubare wayo, amuha amafaranga. Narabahanuriye, sinamenye igihe natandukaniye nabo. Nahise fatwa n'umwuka witwa ubuhanuzi. Uhanurira abo basirikare. Uwo nahanuriye kujya muri mission, nahanuriye ko agiye kubakora buri wese ibye ababyanditse. Ese ubwo hari nko muhe mwaka pastor? Hari muri 2000 oya. Yes, hari muri 2002. Hari 2002. Noneho reka diri ikintu kimwe ntakabwiye. Turasoje aho ngaho. Natandukanye no sinamenye ko natandukanye, ko natangiye nafashwe no guhanura ubwo. Ndabahanurira nsoza afata inzira uvuga n'abana banye mvuga. N'igiti nakigeragaho nkakihanurira. Ndazamuka kazima numvaga afite amafaranga yo gwikabutura. Uzimwuka Shuti yanjye reka babwire amapagani ari mabira agutuma jya mu mwuka abandi Imana bamera amafaranga ni ingenzi. Reka ntazagire ugushoka urajya nyangunda gukurikirana ivuga butuga y'abantu bagenzi banje batandukanye, ukumva umuntu aravuga ngo abakire abantu nka muri aba ngavuga ati ibyo uvuze ntubizi. Ubaye uzi iki kintu wabwira umwuka wera akakujya muri promotion y'ubukire kuko noneho turazamuka. Uwo negeragaho wese nahitaga mubwira message y'ibizaba cyangwa ibiri kuba. Umva se Ndagenda ngeze mu rugo nta kindi nerekanaga amafaranga afite. Nagiye gura ikabutura, nguramo n'umupira, ngura n'inkweto. Naguze amakabutura 3, ngura n'imipira 2 n'inkweto. Karaba itegeko ryo kuririmba muri korali byari kwambara ikabutura cyane. No, nuko ari bwo buryo nari ifite kandi nishakiraga ibyo nzajya singura. Ntago nabitekerezaga, ntago gose numvaga biri muri nuza, numvaga atari igihe cyanjye. Rega igihe kiravuga ibintu bigaceceka kamubwira. Igihe kikwambura ijambo. Ujya bagutumira mu nama kubera igihe urimo ukabura ijambo igitekerezo uri butange. Reka mvuge kano ka twarasoje ku cyumwe, reka tujye guterana. Ku cyumwe kwinjiye mu rusengero, sinarindiriye ngo baranyakira kandi barampagaritse. Kuko gicyo barampagarikiye ni ikabutura nayambaye. N'umupira n'urambaye n'inkweto nakize mu dusogi sinafunze. Rekata ntabwo narindiriye ngo pastor nguraza kujya kuri altar ngo avuge ngo turamwakiriye. Ngiye naruhukiye feri ya mbere muri korali kandi njya kudirija korali. Bapfuye kwakira korali yanjye. Ukagurukamo Bampamagaye ati ninde wakubohoye, ndababwira ati cyari cyamba cye sikabutura.
umuhamagaro wanjye watumaga ndara ntasinziriye, watumaga ndara uko njye nabyukaga saa 10 nkajya kwahira ubwatsi, kandi aho ndi kwahira ubwatsi nkasoroma n'indabo. Natangiye ikidiyakoni ndi mutoya zo kuza gutegura mu rusengero kuri altari, nkajya gusoroma indabo ahantu mu mibande, indabo za naturere, nkaza nkinjira mu rusengero badiyakoni bataraza bagasanga nateguye, nkasohokamo nkagenda. Nakoze ikidiyakoni hafi umwaka n'igice batazi umuntu utegura, baza basanga bakagera ni marayika, bakaza basanga hateguye, bakandarira ngo bafate, nasanga nkageraho nkamenya ko barimo, simbikore nk'igenda. Ubona hari umuntu ukabyihorera, nkasiga indabo hafi aho nkigendera, simbikore kuko nangaga ko bazafata bakajya bajya kundega kwa pasiteri ko nakoze ikidiyakoni batansengeye. Nicyo natinyaga nta kindi. Nyuma nza kuva rero Igikongoro nza mu burasirazuba. Burasirazuba nabujemo nje gupagasa, nje gutembera nk'abandi bana bose, nje gushaka ubuzima. Ngeze i Gahini udataye umuhamagaro, urumva umuhamagaro nubwo nawukoraga ntabwo nari nzi imbaraga zawo bitewe n'imyaka nari ndimo. Sinzi kano kantu niba ukumvishije, narawukoraga ariko imbaraga zawo nyirizina zikomeye nari narazumva ngo numve agaciro k'umuhamagaro. Kandi bureka nkwereke, ni wica umuhamagaro ubizi, umuhamagaro uzakwica kwicana n'ibyawe n'abawe. Ibyo ni ukuri. Ariko umuhamagaro nukwicaho uzakuzura, uragukiza ahubwo. Nyine urakukiza, kukuzura uragukiza, kongera umuhamagaro ukwica ugaruka uri mushya. Yobu yishwe n'umuhamagaro wo kubaha Imana. Reka mvige kano kantu nguha urugero. Yobu yishwe n'umuhamagaro wo araremba kugeza ubwo afata urujyo akicara uruhande rw'ishyiga akajya yikuba. Bamwingingira kwica umuhamagaro w'icyo yavuganye n'Imana. Arababwira ati kugira ngo nice umuhamagaro navuganye n'Imana, ngiyewe n'ubundi navutse nta kintu ufite, naje mu isi nambaye busa, nzava mu isi nta kintu na kimwe mfite, nzasubiraho nta kintu njyanye, izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Iryo jambo rigeze ku Mana, Imana ititeraho kashira avuga ngo igihe nari naragiye kandi kiranarangiye. Buri igihe kimara ibintu muvande, intambara uri mu Rwanda nazo ndakwinginze zigihe ihangana usenge Imana, kandi aho ubona udashoboye kwigerera hatuma isengesho rizagerayo. Isengesho rirenga ibikuta byose bishoboka. Isengesho ngo ndetse n'umwana muto uzi gusenga Imana ntabwo azagira ubwoba. Ngeze mu burasirazuba naje muri Kayonza, ubwo ni mu murenge wa Gahini. Nagiye kusengera kuri ADPR Rwinkuba. Ngerezeyo mpasanga yo korali zari korali 3. Hariyo korali bita Impanda, hariyo korali Ijwi rya Nyuma na korali y'abashyitsi. Ariko korali yitwaga Ijwi rya Nyuma yari ifite mw'abana n'abakobwa baririmba indirimbo. Iyo ndirimbo niyo ndirimbo namenye ya mbere bayiririmbiye umunsi ku cyumweru, kugikurikiye nararirimba kugira ngo bayihimba twari kumwe. Indirimbo ivuga ngo Uwiteka Imana ya Isiraheli nta yindi Mana yohana nawe, dore ko wirahiye kwicyubahiro cyawe na mwana w'umuntu muzagisangira. Ndadirimba imbabazi n'urukundo rwayo, ndavuga Imana we, ndavuga iyo ndirimbo abakobwa bararirimba, ndavuga ngo ntaririmbye muri ya korali ahandi nzaririmba. Uhita mbigambirira mu mutima, rya shyaka narifite higiri rihaguruka noneho rirenze uko gihade rimeze. Igitangaje rero, izo korali zari kwari z'isirimu, dore ko zari zo kuri paruwasi. Ubundi Umutara wabyawe na Rwinkuba, uri ADPR ayo mateka arahari. Umutara ubyagwa na Rwinkuba, paruwasi ya Rwinkuba. Urumva rero ko ari yaho zari ziyubashye. Mbwira mukuru wanjye nari nashyikiye wo nkurikira, nabwira rero ngewe nabonye korali kandi ndashaka kwandika nkajya muri korali, nubwo ngiye kuba ndi naha iminsi nzamara yose. Sinumva ko nzamara ibihe, ariko ndashaka kuba ndi muri ko sinamara iminsi ntaririmba, ntago byankundira. Wenda nzaririmba ukwezi kumwe cyangwa 2, ariko nzaba ndi kuririmba nanjye nandikishe nanone ndimi byiza, kuko nge niga ku gice batwigishije ko ibintu byose dukorera Imana hari igitabo cyandika ibyo bihe. Niba ufashije umuntu ijuru rirandika, niba usuye umuntu ijuru rirandika, ndetse bananyigisha ko niyo uri muhinga wita ku bigukikije nabyo ijuru rirandika, kuko byose tuzabitangira raporo imbere y'Imana. Naje kubimenya cyane rero aho ninjiriyemo ndani mu muhamagaro nyirizenamo ndani. Ibi byose n'uyu mwanya uyu turimo ahangaha ndi, ibi byanditswe kugeza ubwo iyi raporo, kuko ngenda umwana w'Imana uzatura mu ijuru, ngenza mu ijuru. Ntago mbabwira si ukubakabya, nta nubwo nitera morale,
njye nandikije uko nakiriye Yesu Kristo mwami n'umukiza. uzi ko uyu umunyabugingo abyiyumvamo. Jewe reka nkubwire ejo bundi nabyaye umwana maze kubyara Samuel nahise mbwira Imana ngo niba ubona gahunda yanjye nawe hano mu isi yari iyi ngiyi twigendere nta mpamvu yo kuruhanya kandi niba ubona nyuma y'ibi ngibi hari ibintu bibi bizaza nkakora ibibi wampamagaye tugacaho ntago mbifitiye ubwoba kubera iki mpamvu nabifitiye ubwoba nuko ndabizi ko naravutse kandi ngomba no kugira aho njya ndahize yana ndimo ndahakorera ndangije aca intege inshuti yanjye arambwira ati ntabwo byashoboka ndamubwira bizashoboka ihita nandika iretere nyihereza umudamu wa mukuru wanjye badirimba muri kwari y'abashyitsi mukuru wanjye wundi aho kugira ngo ayijyane muri korali namutumyemo ayijyana muri korali irimbamo kuko we yashaka ko njya muri kwari y'abashyitsi yitwaga abashyitsi kandi ngiye nashaka kujya mu ijwi rya nyuma kankubwira iki kintu kuwa gatandatu ngiye kurepeta sinajya hahandi yajyanye iretere kandi bayisomye njyaho batasomye iretere bacira abashyitsi ndavuga ati ariko nanjye nimunyakire kandi nohereje iretere yanjye hano wowe se kandi urinde uturutse ko nta byari twabonye nitwa Nzabirinda Emmanuel naturutse Nyamagabe Gikongoro mu Gasarenda muri paruwasi ya Gasarenda nabonye muririmba numva umuhamagaro wanjye afite urimo unambyeganisha kuza gukorera Imana muri mwebwe mungiriye neza mwanyakira ngafatanya namwe ni bene so barandi babona ukuntu umeze ariko harimo umwana w'umukobwa witwa Nyiramboni wuzuye umwuka wera wari we dirijate wabo arabwira ati bamwe batangira kuvuga ngo tuzabyiga arabwira ati oya ntabyo kubyigaho mu muri kazajye mu bandi arifete yavuze ngo bamureke nagezeyo ntabwo narindiriye ariko iyo myemutse ngo icyubahiro we yabaye akivuga ngo bamureke ngiye mba nagezeyo kamubwira iki kintu twarepese uwo munsi turataha ku cyumweru tuza mu materaniro ku kindi cyumweru batangaza ko abaririmbyi ubundi barepitaga amezi 3-8 kugira ngo bazinjize umuririmbyi warepitaga amezi 3 utaririmba ku cyumweru bari bafite rero bari bamaze iminsi wo bitagahita mungu na amazahabu bari bafite abarepetaje bamaze igihe barepeta amaze amezi 3 noneho bari kubategura ngo bazabinjize barababwira ngo kuwa gatandatu niwo munsi wo gukora ikizamini ubundi bakabinjiza ku cyumweru tujya muri repetition kuwa gatandatu reka nkore samari tugezeyo baravuga tuti rero urarimba indirimbo ebyiri nawe ebyiri babahereza indirimbo bari buririmbe ngaho uririmba indirimbo zacu ebyiri arabatsinze ikizami yinjira hariya kandi uririmba izo ushaka bajya kuririmba bimwe bakabyibagirwa buri umuhamagaro iratandukanye hari abantu binjira mu murimo kubera ko yabonye bagenzi bawurimo hakaba abandi binjira mu murimo ko bahamagawe n'inshuti zabo hakaba abandi binjira kubera umuhamagaro abo bantu bombi barimo barakorera Imana ariko baratandukanyije barahabanye nkuko indege isiga imodoka munyamuhamagara asiga uwahamagawe umuntu wahamagawe n'inshuti yawe cyangwa mwene wawe reka nkubwire muzitwa abapasiteri mwese muzaba aba bishop ariko reka nkubwire uwahamagawe na Kristo akaba yatumwe mu muhamagaro n'Imana undi yaratumwe na mugenzi we w'inshuti ye kuko yabonye ahantu bazajya bizasobanuka biratandukanye hari aho muri covid se nibyigaragaje yamaye nka Yesu kangaruke sorry bene twigarukire no ariko maraje tumye ntangira gufashwa natangiye numva ari ubuhamya gusa ko numva ntangiye gufashwa ntacyo nimpanura reka nkubwire iki kintu babahaye kudirimba biranga byanze ndazamura ndavuga ati nanjye mwanyemerera ngahabwa amahirwe nkaririmba indirimbo 3 zanyu giyewe murame ndaririmba 3 zanyu ninzi birimba muranyinjiza baraseka ariko wa mwana w'umukobwa aravuga ati ndakwemereye ninjye mutose ngwino ese ko urepese rimwe yari rya kabiri uraririmba izukuye ndamubwira suma icase mu ntega amatwi
mbafashe indi ya mbere natangiye ndirimba fata iya kabiri ivuga ngo iyi nzira ifunganye none ngana yirimba nyidirije ukagira ngo ni njyewe ariko mana we ayi Uwiteka nkuzamura icyubahiro nyiririmba nyidirija iyi nzira ifunganye igororotse yo ijya mu rurembo mama wenda hogoza ntanazi guhogoza kubera ko cyari igihe Imana yamaze kwestara muri nge kugira ngo nge kuyivuga muri ako gace iti connect ibyo kuri ubundi naririmbaga mbere amajwi ntayumva ameze nk'urukoko ariko nararirimbye dirija tata ahubwo uyu ntago tumushyize muri korali nk'umuririmbyi uyagomba kunyungiriza je yanyu ninjiye mikwari banyirata no kuba dirija wa korali kankubwira iki kintu ninjira mikwari nambara agapantara kafashe nyine n'ubukiga bwose bwari ubuturage bwose bwari bundimo nari mbwujuje rwose pe atari bimwe byo kwivugisha jewe nangira kwambara ikote nambaraga rwa rukote rw'abasaza rumwe bagura mu isoko rw'icyatanu iyi ni igipantara cyagwe naho urahita ucyumva kandi nkumva kubera ko je numvaga umuhamagara uri kusunira kuvugira Imana sinarebaga ngo abandi bambaye tubafashe sinarebaga ngo abandi ngo bambaye ngo barandiba je nakubita niyo kote nkumva na karuvate ntundebe ngo uyu munsi natangiye kwambara karuvate ndi mutoya aho nagiye mu kwambara iyo kote n'ishati nahise ntangira na karuvate nanyura aho nyuze hose bakambwira ngo pasteur batangira kunyita pasteur nyiri muto mu myaka 18 20 bitewe n'iki uko nambaraga kabiri imvugo navugaga kuko nibaga ndi gukina umupira n'abandi bana ko nakundaga umupira mu buzima bwanjye busanzwe nkunda umupira buriye ariko bimaze gushira ntago bigikunda ntago nyibona umwanya wawo umuhamagaro w'umupira narawuretse ninjiye mu muhamagaro wo kuvuga Kristo neza kandi cyane ibyo nkorera Imana muri kwa ijwi rya nyuma kuvana 2004 2005 ndaza kugeza 2013 2014 2012 mwijwi rya nyuma tuza gufata ijwi rya nyuma nakorana abashyitsi turabihuza tubyara korali yitwa Lebanon imwe ni nayo iyo iri muri paruwasi ya Rwinkuba iyo kwa nayibereye dirija amezi 6 yari kwa ifite abaririmbyi bageze mu 140 noneho najya kudirija bakanterera kameza kubera ko nari muto icyo kibazo benshi bajya bakibaza atari uyu mwana wahamagawe ngana gutya natangiye kankubwire kano kantu Amose niyo wabibwiye Amasi arambwira ati ntabwo nabyawe n'umwana n'umubyeyi w'umuhanuzi nta nubwo mvuka mu rugo rw'abatambyi nta nubwo navutse ndi umuhanuzi Uwiteka yasanze ndi umuhinzi asanga ndi umworozi ariko arantuma arambwira ngo ngende mpanodira Abisirayeli ntabwo giwe mvuka mu rugo rw'abakirisitu na sitazi na konsatana bugingo n'ubinwe rwako rwose binywera urwagwaviye na mukecuru baraho ngaho igikongora kandi Imana ibamera umugisha aho bari ibamera agakiza kuko gakubiyemo ibintu byose barakoze kumvira Imana kuko mwibwe ko manuriye n'aba babyeyi barimo bafata abana bakabica nkana ugafata umwana yamaze kwinjira mu ndu ugakuramo iyo ndu ukagenda ukajugunya ukumva ntacyo bigutwaye urahombye uri umuhombyi wishuza gutabara uyu munsi reka mubwire konsolata ndamwohereza 5 iyi Imana yaciye akanzu ajya kubona akumva ndahamagaye mukecuru we umeze ute ati ndaho mwana wa ati ngaho ugenda reba kuri telefone nkohereje ikiro cy'inyama iyaza kunjugunya uyu munsi abakiga agihawe nande kangaruke gatoya ubwo duhuje korali imwe ndayidirije muri iyo minsi ninjira mu kintu bita gusenga rero birenze uko najya gasenga ninjiye mu kintu bita gusenga kandi ibyo byose ubwo nabikoraga ntibibwire ngo nabikoraga nakora n'imirimo yanjye isanzwe inteza imbere nago nabikora kuko ngeze muri Gahini nahingiye abantu ibiraka nkajya njya guhingira abantu ibiraka ngahinga bakamemba gambere ntangira guhinga genda naraje nkajya patana none kubera ko nari mvuye igikongo nari ifite ibaraga ndi umukiga ufite imbaraga ngahinga sana abantu bose bakangwanira nukuvuga niba hano ari kwapatana 10,000 nahita mbaca 15 kubera ko barimo barashaka ari benshi kandi uko babonye ko ibyo nkora mbikorana ubuhanga nkanabikora vuba bakayampa babyigana ndagenda ndahinga mbona amafaranga mbonye amafaranga nani gwijumwe bigeze muri 450 mvanye mu guhinga mu Misiri mpingira abantu itafata umwanzo navaka subira igikongoro igishoro ndakibonye ngiye guhinga imirima yiwacu ndagenda subira igikongoro ngire yakora ati ubwo nagarutse mbaye hungaruka inyuma gato subiye igikongoro mpinza amashu n'ibirayi birahomba tavuga ataho butunzi buri narawubonye aho umugisha wanjye uri barababeshya bwira mukecuru ati ibintu uzabijya uzabikoze icyo ushaka hagenda ngewe ngaruka iburasa
yahiriyeyo ngaruka iburasirazuba na bugingo n'uyu munsi ndi burasirazuba ni naho nashakiye umugore ni naho ntuye ni naho mbyariye umwana nza gusohoka rero mu itorero rya ADPR 2014 reka nari umusore natangiye icyumba 2012 icyumba kiragenda kirakomera ngitangire ku pastor kwa Mutabazi kiragiye yari yaragwaye baramuteje amahembe yaragwaye yarabaye umusazi Imana inyohereza yo kujya kumusengera ndayibwira ko hari abantu bakomeye bazi gusenga kundenza uranyohereza ati niwe ntumye hari ahantu njya kumusengera rero sasa kuko no kumwuhagira bamuhagiraga baruma kubera ibyo baramuteje turasenga wa mwuka wajyaga umutera karuma abantu uragenda urashira ariko yari yaramaze gutesekara birenze oya namaze umunsi wa mbere ninjiranye narinjiye ngenyine ariko sengana n'umuryango wiwe abana be batatu na madamu we ubwo twasenze turi batanu abana batatu n'umudamu we nanjye turasenga umunsi wa kabiri haza abandi babiri umunsi wa gatatu baza ari nk'icumi umunsi wa kane ntumbaza imvura yavanye abantu barashwe kugira ngo mbese batumanyeho kuvana ubwo icyumba ngishyiraho turasenga Imana ihakorera ibitangaza uko nabyibuka rimwe abagenzi banjye ko abanaga mu magrupe yo ku rusengero urumva ninjiye muri iyo groupe sa nk'ukase gato kuri groupe nabagamo yo ku rusengero ko sinari kubibanyikana ngo bikunde barangambanira buriya no mu nzu y'Imana barakore kandi nabibwire bene data nukuri tukwiye gutera intambwe tukamenya niba abanyakabari iyo batangije akabari bashyigikirana wabonye umwene se atangije umurimo w'Imana ukajya kumushyigikira ibindi ukabyihorera ukabirekera Imana ikazabisobanura ko ibihe bimara ibintu barangambanira bahamagara abashinzwe umutekano ngo baze gufata ngo ntice umutekano icyo gihe muri za 2013 mu kwa munani baraza basanga urugo rwuzuye abantu nakuraga iterano rya nijoro ku manywa rya nijoro abantu buzuye hanze wagira ngo ni igiterano cyo ku manywa baraza baje Imana yarampaye gushira amanga ndababwira yagiye umuntu muhutaza rya jambo nakoreshe kera ndi umwana riragaruka kandi nanone ni nacyo mbwira abantu mujye mucunga amazina mwiswe munamenye impamvu y'iryo zina burya hari ibintu bitubaho aricyo bita karande kigenda kiza ku buzima ntumenye iyinjira ryacyo ndaharuka ndababwira ati ntihagire uwo muhutaza hari haje abadefesi n'abandi bashinzwe umutekano mu mudugudu na mudugudu abwira ntihagire uwo muhutaza ni ngewe wateje iki kibazo nitwa Nzabirinde Emmanuel muranze nkorera hariya muri video nkonuye ni mufate niba ari ukubufunga bari nge mujyana ninge wateje kino kibazo kuko aba bantu mubareke ninge waje gutangiza icyumba hanga ngo dusengere uyu musaza uri hano muri iki cyumba gwaye kabiri dore n'uyu nguyu uryamye hano bamuzanye bamuhetse ariko reka mbereke mwege niwe muhagaze hari niba ari kujya kufunga mu njyane maze kumusengera Imana nzi gusenga nitamuhagurutsa mujyane mbwije gufungwa ariko nimuhagurutsa namwe mwihane umwe atariko ibyo binavuze genda byemera undi ati barababeshye bana kuko bamwe bari banaje bafite n'amacupa y'inzoga binywera inzoga umwe mwavuga ati mwana ibyo umuntu tipa avuze genda byemera barabyumva mbwira abanyamasengesho nifite groupe y'abanyamasengesho abwira ati muzi n'ibindi nimuhimbaza Imana gatoya ati bahimbaza abana ati kandi barasubiriye bagati mwege ntibongere kubacecekesha mwege nimuhimbaza Imana kugeza igihe muri bwumve mbabwiye niba babuza namwe mwongera ijwi narifite abana rero binkuba bazi gusenga no gusirimba navuzaga ipendo turahimbaje negereye wa muga mbwira Imana ngo ntago ari ngiye shaka kumenyekana ahubwo izina rye rikeneye guhabwa icyubahiro hano hantu ntabwo ari ngewe Nzabirinde iryanjye riburiremo ariko izina rye rimenyekane kuko nari nibutse ko Eliya ageze ku musozi wa Karumeli ngo aravuga ngo Uwiteka we uyu munsi bimenyekane ko ari wowe Imana ntiyigera avuga ngo bimenyekane ko ndi umuhanuzi umva ikintu kimaze bene data inshuti z'Imana abahanuzi bene data ndabinginze mukure nk'amazina yanyu mushyire nk'amazina y'Imana Imana ikore aravuga ngo bimenyekane ko ari wowe Imana ngo umuriro uva mu ijuru azureka igitambo ako kanya navuze iryo jambo sinamenye ukuntu bigenze napfuye kumanura ikiganza gusa wa muntu ahaguruka nawe abyina mu bandi ndavuga ati reka ni wese mbona arabyinga ahubwo arushije abandi
ndavuga ati noneho mutuze, ngoma ku ngoma baratuza, ndavuga ati niko runa, ndabaza umuryango uvuza induru bene kumuzana, bavuza induru babandi bamwe ati mwana sengera nanjye wanjye hari nanjye ninjoro mudamu bijya bimunika, undi ati nanjye njya mbona akana kanjye, ibyarukuza kumfata bihindukamo kubona agakiza. Ndavuga ati simba sengera mudakijijwe, baratura genda natangiye kwatuza abantu muri icyo cyumba, nta nitodero undi yatangira mbohereza ku rusengero rwa ADEPR aho narindi najyana y'abantu, pasiteri wari unyoboye akakira abantu, kugeza ubwo abantu baje kuzaba benshi, ishyari rirahaguruka rigera neza mu itorero. Itorero ifata umwanzuro wo kwimura icyumba, guhagarika icyumba, batangishije inama nka nyiri icyumba, nk'uyoboye icyumba, mbese nta kintu na kimwe kibaye, bimura icyumba bakijyana ku rusengero. Ndavuga ngiye nta kibazo, icyo nzi cyo nuko ndi gusenga Imana. Tujya ku rusengero, ariko ubwo mbere ko tujya ku rusengero, Imana yarambwiye ngo nzakuvana muri runo rugo, uyu musaza namaze kumucyura, kandi nzakuvanayo nyuma y'amezi 2, nzahita ngusohora mu itorero. Yose yarampaye action plan yose nyifite kuri agenda yanditse, imbwira ati dore uko bizagenda. Nari ifite agenda naranditse twarujuje, kambwira ngo dore uku kwezi twarasengaga kugeza ubwo ngo kuno kwezi kwa mbere itariki ya mbere bizagenda kugeza ukwezi kwa nyuma. Ibyo birarangiye, tuzamuye icyumba, tugeze ku rusengero wa mu munsi wo kuwa gatatu n'ubundi twari dusanzwe duteraniraho icyo umunsi w'amasengesho. Ikitorero kikaba kuwa gatanu, icyo nyowe kikaba kuwa gatatu. Umunsi wo kuwa gatatu wa mbere twagiyeyo, haza abantu, haza ikintu bita umwana w'umuntu. Noneho kuwa gatanu bagiye mu cyumba cy'itorero ihagira basa, ku cyumweru baratangaza amasengesho kuwa gatanu, ariko yangiye kuwa gatatu nibatangaza. Noneho ku cyumweru kuwa gatatu tujya mu masengesho bisanzwe. Shuti y'Imana, buri Imana iyo ifite umugambi wayo icyo ishaka gukora, iyo yishakira n'intambara irazikereye. Hari abantu barimo bagwana intambara, hari abantu barimo bagwana intambara bazi ngo zaturutse ku nkubi, kumbi n'Imana yarabigizemo uruhare.